ubundi ibi bintu bibi ndamutse mbiretse by'ubusambanyi nkabireka nkora mu ibanga nihishe, mba nihishe amaso y'abantu ariko ntago mba nihishe Imana yanjye. Ndamutse mbiretse ntago n'ubundi nabaho. Kugira ngo ufate umwanzuro wo gukizwa ahanini waturutse kuri covid. Naratekereje ndavuga abantu bampamagaraga mu ibanga tugahura bakampa amafaranga yo kubaho n'ubundi ntibakimpamagara ko mbaye hose wagumya nkabaho gutya. Twongeye kuba ikaze kandi tubifurije ibihe byiza nanone, twizeye ko meze neza cyane mwese mukunda Haha Ubwenge TV. Ibyiza nibyo duhora tubifuriza umunsi ku munsi, twizera ko ibyo dukora bibashimisha kandi nanone nimutarakora subscribe nyaboneka gerageza dushyigikire kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona mu wa mbere bikugereho kandi ugire n'ibitekerezo bitangaho. Erega inyunganizi burya ni nziza cyane kandi abantu bagirwa n'abandi. Niyo mpamvu rero ibiganiro byacu dukora umunsi ku munsi tuba dushaka yuko byanze bikunze wabigiramo uruhare kugira ngo utugire inama niki twakora kugira ngo ibyo dukora bikomeze kurushaho kuba byiza, niki twakora kugira ngo ibyo dukora bikomeze gushimisha ababibona ndetse n'ababireba muri rusange. Ibyo byose ibyo tuba dushaka. Reba ahantu hatukura hanyuma ukande subscribe, reba ahantu kandi hari inzogera ukandeho kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona ibiganiro byacu tukugezaho umunsi ku munsi. Ikaze nanone kuri iki kiganiro dufite kuri uyu munsi tugiye kukugezaho nk'uko mubireba kuri kamera zacu. Turi kumwe n'umutumirwa n'umumama, umubyeyi umeze neza cyane, afite byinshi ashaka ko tuganiriza. Urabona ko akamwenyu cyangwa se agaseko ntacyo gatwaye, ni keza, ariko impamvu twamusuye irahari. Ni iyihe mpamvu twamusuye? Araza kuyitubwira hanyuma atubwire muri make ni iki tugomba kumwungukiramo, ni ubuhe butumwa twasigarana nko kuri Haha Ubwenge TV online. Ibyiza byo duhora tubifuriza. Reka dutangire tumuha ikaze hanyuma atangira twibwira. Muraho neza? Muraho. Namahoro. Tubaye ikaze kuri za Haha Ubwenge TV. Okay, murakoze. Ni sawa se? Ni sawa? Nimutangiye mwibwira abadukurikiye. Okay. Nitwa Uwamahoro Sophie. Ndi umumama w'abana batatu. Uwamahoro Sophie, umumama w'abana batatu. Nkurikije uko wambaye reka mvuge ngo Yesu yakugiriye neza. Amen. Sophie, abantu bashobora kwibaza, Sophie umumama w'abana batatu ntageretseho umugabo. Byagenze bite? Nta mugabo ufite, ntago Imana iramumpa, ariko nimumpa nzamwakira. Ariko Yesu yakugiriye neza, abantu urababona? Yewe narababonye, ahubwo Imana nishimwe. Haleluya. Amen. Hanyuma Sophie, sa nk'utubwira Sophie mu bijyanye n'ubwana bwe. Mbere yuko twinjira kuri Sophie turi kubona kuri uyu munsi, umumama w'abana batatu. Yego. Burya hari Sophie utandukanye n'uyu munsi turi kubona. Yego. Hari Sophie wajyaga arya ikinonko cyangwa se bitaka. Hari Sophie wajyaga ajya mu mihanga kwihisha. Yego. Hari Sophie wajyaga kwiga ugasanga hari uburyo byagenze yanditse akabaruwa. Yego. Sophie mutoya. Reka tuba ariwe duhera. Yego. Ubwo ushatse kumbaza ubuzima bwanjye? Yego. Uko nakuze? Ubwo ntabwo ngoye. Ubwo ntabwo ngoye ntusubije mu bwana kandi ubona nkuze, ariko reka nkubwire muri make. Sophie ndi umuntu wakuze, njyarwa n'ababyeyi babiri, papa na mama, ariko mu mikurire nta papa na mama nabonye. Nakuze mu buzima bwa gipfubyi, narezwe no kwa data wacu, tuza kugira naho turananiranwa, njya mu mujyi gushaka imibereho irananira, ni naho baje kunterera inda.
ubwo buzima njye nakuriyemo. Urumva ntabwo nakuze mu buzima buryoshye cyane kandi bunabishye cyane. mu buzima bwari hagati. Sophia waje gusakira ubuzima mu mujyi butare bwiza ariko butari na bubi. Ariko uyu munsi tukaba turi kuganira, reka tujye muri ubwo buzima bw'uburyo ki waje kujya mu mujyi, kuko nkubajije ubwana bwawe uburyo wavutse nawe ntabwo ubizi. Ntabwo namenya. Yego, mu mujyi ubuzima waje kuwushakirayo gute? naje saba akazi ko mu rugo. Maze gusaba akazi ko mu rugo, boss warankunda ariko ngiye nkagira ngo ni ibintu by'urukundo. Ntabwo byari urukundo, we nuko yashakaga kujya nkoresha nyine ibintu bijyanye n'uburaya. Ndahava umva mpura n'ubuzima bugoye cyane. Naje gukoraho n'ubuzima bw'uburaya, nza kubuvamo ndakizwa. Uyu munsi uri mu mushima Imana. Cyane ukuri ndayishima, ahubwo ihabwe icyubahiro. Reka mbere yuko tujya muri ubwo buzima tubanze duhere mu buzima bwa Sophia. Winjiye mu mujyi akaza gukundwa n'umubosi, ariko umubosi yari afite indi nshingano ashaka kuri Sophia. Yego. Iyo sene ubwo buzima bwagenze gute? Ubwo buzima nyine naje gusanga ari ubuzima bugoye, ndahava njya ahandi. Maze kujya ahandi naho bingendekera uko nguko, nza gutwara inda y'umwana mukuru ufite. Ntwaye inda aho mu buzima bugoranye cyane. Ubu Sophia mwicaranye aha ngaha ni n'umuntu wigeze no kuba mu ikanevu. Nabaye mu buzima bukaze nyine bukakayereba, gutwara inda uri ipfubyi nta kirengera, ari umwana namureze mu buzima bukakaye, umva bukakaye. Nuko biza kurangira rero nyine nza gukundana n'undi muhungu nyuma yo kubyara uwo mwana wa mbere, ambwira ko ashaka kungira umugore, ariko nawe ntibyakunze. Yashakaga kunkoresha nyine ibintu bitari byiza, ubuzima bw'ubusambanyi nibyo yashakaga kunjyanamo. Nawe antera inda, amaze kuntera inda nawe aracika arigendera, sinzi ngabo hehe. Umva siwanambaza n'agakuru kiwe. Nubwo buzima Sophia nakuriyemo. Sophia nashaka kubutekerezaho cyane, kuko iyo mbutekerejeho cyane sinzi uko bigenda muri njyewe. ubuzima bwo mu rugo nawe ko ari ubuzima butakoroheye. Ntabwo bwigeze bworoha. Ibaze kuriza abana, nta mama wawe wereka, nta papa wawe. Urumva n'umuryango nari ifite twari twananiranywe, nagiye nabo ntabwo nabashaga kubereka. Yari njyenyine nyine nk'igiti, n'abo bana banjye twenyine. Sophie, kwinjira mu bijyanye, reka mbanze kwinjira mu kazi, mbyita akazi ko mu rugo. Yego. Byari ku myaka ingahe? Natangiye akazi ko mu rugo mfite nk'imyaka 15. Muri 17 n'umunani nibwo nabyaye. Nibwo nabyaye, nibwo baje kuntera inda ndabyara. Kurera umwana birananira, reka tureke no kubica hirya no hino. Kurera umwana birananira pe, birananira. Nza kwisanga mu nkora ubusambanyi, nubwo nabukoraga mu ibanga ariko narabukoraga. Umuntu akampamagara nko ku gatelefoni akampereza nk'ibyo 5 cyangwa nk'iryo 10 tukaramuka. Ariko shimira Imana ko kugeza aya masaha Imana yabinkuyemwo. Ubu ngubu rwose Imana ntako itagize. Ubu ngubu mpfa kubona mbona icyo kurya ntagiye muri ubwo busambanyi. Umva rero ko Imana ishoboye, ni umukozi w'umuhanga. Imana ni umukozi w'umuhanga. Kwinjira mu busambanyi kandi watangira mu kazi ko mu rugo, burya bigira ikigukurura, bigira impamvu. Wowe utangiriye akazi ko mu rugo ariko uravuga uti databuja yenda yarankunda cyangwa hari urukundo nyereka. Ibyo bintu byo kuba waraje kwinjira ukavuga ati byanze bikunze hari umuntu uzajya umpamagara ku gatelefone avuga ati ndashaka gahunda imeze gutya, byatangiye gute? Aho nakoraga umugabo waho yakundaga kuhazana, nyine boss yakundaga kuhazana n'abandi bahungu. Abo bahungu tuba inshuti. Tumaze kuba inshuti nyine, nyuma yo kuhava nyine bakajya bampamagara nyine bakankoresha muri ubwo buryo. Kampamagara, umeze ute Soso? Nkabwira ati bimeze nabi, ibintu birakomeye. Aho kugira ngo abe yafasha avuga ati wenda akira n'ibi 2 ugenda ugurira umwana amata, akumva ko yayampa yankoresheje. Akankoresha imyuga y'uburaya, tugasambana nyine. Twamara gusambana wenda akaba nk'ibyo 5 cyangwa nk'iryo 10. Nubwo buzima nabayemwo.
kugira ngo ntangire rero umwuga w'uburaya ahanini nawutewe n'inshuti bakundanaga na bosi kuko zari zinzi. Naje kuhava bakajya bagumya bakampamagara bakambaza amakuru yanjye, bambaza amakuru yanjye nkababwira ko amakuru yanjye nyine atari meza. Nyine nawe urabyumva amakuru ntabwo ari meza, byari bigoye. Mana, bwari ubuzima bugoye, nubwo n'ubu ntaho ndagera ariko ntabwo bimeze nka mbere. Nuko noneho barangije rero nyine akavuga ati ndaza kuza kugusura nimugoroba, ndaza ndebe uko umeze. Yagira n'icyo amarira akakimarira ari uko abanjije kusambanya. Naho nakuriye mba indaya. n'ubuzima navuga ko butoroshye ndetse bunagoye, busaba urugendo runini ndetse no kwiyakira kugira ngo ubyumve, kuba uri imfubyi, kubura ababyeyi, ariko warangiza ko watereka nshaka imibereho, ukisanga muri iki kintu. Soso, umaze kugeramo ibyo bintu wumvise bimeze bite? Ubuzima bubishye, ubuzima bwo kuba umuntu yaguha ikintu yabanshije kugukoresha, ni ubuzima bubishye, burabishye pe, ni ukuri burabishye. Wowe Imana ikunda ni ukuri, Satani ntazaba umujyanemo, burabishye, ntabwo ari ubuzima bwiza. N'ubuzima bubishye, ariko n'ubuzima wabayemo. Muri urwo rugendo rwose byaje kugenda gute kuri wowe? Mu rugendo naciyemo muri ubwo buzima, urugendo rero naje gucamo muri ubwo buzima, naje kugeraho njya gukodesha ahantu nyine mu gipangu, menyana n'umumama wari ukijijwe, wari ukijijwe ubyumve, w'umurokore. Arangije akajya asengera, akambwira ati ni ukuri kw'Imana ukuntu uri umumama mwiza, bino bintu ntabwo bikwiriye, ukwiriye kuba umumama ufite umugabo. Nyine arasengera, nza kugeraho noneho n'iki cyorezo cya covid nyine kiratera, kimaze gutera ubwo birangira habayeho muri guma mu rugo. Numvaga ko ndamutse ntakoze ibyo bintu ntarya, nanjye ubwanjye ibyo kurya ntabibona. Iki cyorezo rero cya covid cyaje kuzaho, noneho bibaguma mu rugo, umva no gusohoka ugasohoka ugiye guhaha. Birangiye ubwo akajya ambwira, asengera abandi bakozi b'Imana b'inshuti ziwe bakaza nyine baje kumusura, nanjye bakasura, bakampa, abaturanyi bakampa, kugira ngo tubone ubuzima bwo kubaho. Urumva byari ibintu bikomeye muri covid. Birangije none numva nanjye nakizwa, ndatekereza ndavuga ati ariko se ko njye Soso waka kanya, ko mbona icyo kurya nkabona icyo kugaburira abana, ubundi ibi bintu bibi ndamutse mbiretse by'ubusambanyi nkabireka, nkora mu ibanga nihishe, mba nihishe amaso y'abantu ariko ntago mba nihishe Imana yanjye. Ndamutse mbiretse ntago n'ubundi nabaho. Kugira ngo ufate umwanzuro wo gukizwa ahanini waturutse kuri covid. Naratekereje ndavuga abantu bampamagaraga mu ibanga tugahura bakampa amafaranga yo kubaho, n'ubundi ntibakimpamagara, ko mbayeho se wagumya nkabaho gutya. Nubwo byaje kurangira, hari amacano atandukanye nagiye mvugiraho, ubwo bije kurangira noneho nza kuhabasanga inshuti, nahasanze abakunzi, ndabashuhuje, ndanabakumbuye cyane. Barangije nyine barafasha, bampa icyo gukora, bampa amafaranga, banyohereza amafaranga kuri telefoni yanjye, ndabikuza, ashaka icyo gukora kijyanye n'ubucuruzi, ndacuruza. Nubwo atari ibintu bihambaye, ni utuntu dukeya, ariko aho mbasha gukura umugati ndahafite. Naho Imana yagiye nyine ingirira neza, inkura ahantu nyine numva gusenga ni byiza, n'undi wese nabimushishikariza ko yasenga Imana, Imana itanga byose. Turaza kubigaruka yenda uburyo ki Imana agiye gufasha muri no corona, ariko nashaka kwibaza guhera ku myaka 17, yenda sinzi nimba uri buze kutubwira iyo ufite, kugira ngo abantu bumve icyo kintu bakimazemo igihe kingana iki, ku buryo waje kubaturwa nk'uko abarokore mu bivuga. Nimba wabaye we Yego. warakijije cyane warakijije cyane. yego. Hanyuma muri iyo myaka 17 ukinjira mu bijyanye n'uburaya, uyu munsi turi kuvuga na Soso wakijijwe, ashobora no gutanga ubuhamya ku buryo yabera n'abandi urugero. Ubwo buzima buba buhagaze bute, ku buryo n'umuntu wese uravuga ati koko
Soso yari inshuti yanjye twagendanaga twarasangiraga yenda inzoga none uyu munsi mubonye ari kunywa amazi. urebye ubu ngubu ubuzima ndimo ni bwiza cyane buraryoshye kuko ibyo kuvuga wenda ngo uburaya byararurereye ndasenga imana yanjye ikankurira buri kimwe cyose nimba hari umugisha ubaho ni ugusenga imana kandi iyo uyizeye nayo ntabwo igukoza isoni kuko hari naho ngera bikomeye ariko nkabona imana irabikemuye ariko umuntu uwo ari we wese twigeze guhurira muri ibyo bintu namushishikariza gukizwa kuko muri Yesu harimo umunyenga. Ubuzima na n'ubu ntago ndumva uburyohe bwo kuba mu buraya ndetse n'ububihe bwabyo Soso yahuriyemo n'ubuhe. Nta buryohe bwo kuba mu buraya ntabwo habamo ububihe habamo ubuzima bushaririye gusa nta buryohe bubamo ntabwo nzi neza ko n'aka kanya n'abakiburimo ubabajije bakubwira ko nta buryohe bubamo habamo ubuzima bushaririye gusa. Ayo mafaranga urayakorera ukayabona yego ariko agenda kwa kundi wayakoreye kuko n'aya satani ntago ari ayo Imana yagupangiye ariko nk'ubu ngubu umuntu ashobora kumamagara akambwira ati Soso cyangwa se mama Pasi ati witi ngiye kukugurira aka kawunga k'abana nukuri nkakarya ntuje umva nkakarya numva ameze neza urabona ko nanabyibushye kubera gutuza nakomeze neza nakomeze neza kubera gutuza ariko mbere amafaranga narayabonaga ariko ntabirya bitagera ku nzoka kubera gutekereza biragenda gute ariko byonyine nubwo njya mu nzu yanjye nkabwira Imana nkabona Imana irabikoze nukuri uwo ari we wese nashishikariza namwe umva namubwira kwizera Uwiteka nicyo gishoro. Uwiteka nicyo gishoro kumwizera ariko se Soso umuntu ashobora kwibaza ati ni gute Soso yenda wari umaze kurarana n'umugabo cyangwa se wari utandukanye n'umugabo yaje kumva isengesho akumva rimukoze ku mutima. Nabona nabivuze hejuru nabanaga n'umumama wakundaga kusengera akambwira ati nukuri ko Imana yakugirira neza Imana yaguha umugabo mubana akakwita akakumenyera buri kimwe izo nzira ntabwo ari nziza. Uwo mumama rero nawe hari ibyo yagiye ankorera yabashije kunyigisha amaze kunyigisha n'iyi covid iraza ndavuga ati se undi ko naryaga amafaranga nyakuye muri ibyo ngibyo noneho nkaba ntakijyayo ngo nyahakure kandi n'ubundi nkaba mbona ndimo ndya niho nafatiye umwanzuro wo kwigira muri Yesu. Uwo munsi akubwira ko wakagombye kwinjira muri Yesu agusengera ukumva isengesho rimeze gute nka Soso wari muri uwo mwuga abantu badakunda batemera ndetse n'uburyo umenye uwukora avuga ati ko burya waragendesheje bingana gutyo wumvaga bimeze bite kuba muri uwo mwuga? Narabanjije nkajya mbipinga nkajya numva ibintu ari kuvuga ntago bibaho ariko burya Imana igira inzira yarabivugaga agiye nkumva agiye ibyo arimo avuga ntibibaho nkavuga ati navugaga ati nuko we afite umugabo umuhahira niyo mpamvu umva Mana naje no kumusaba imbabazi numvaga ari nk'umurengwe aba arimwo anzanaho kuko wiwe nta na kimwe yaburaga urumva yari afite umufasha yaramufashaga babanye neza nta kibazo numvaga ari umurengwe ariko burya buri muntu wese afite isaha yiwe yo gutabarwa. Sinzi ukuntu nawumvise bifashe yarabyutse ari mu gitondo aravuga ngo agiye gusenga ndavuga ati nze tujyane ati biramucanga ati nze tujyane umva biramugora ananirwa kubyakira arangije arikiriza ati ngwino tugende turagenda tujya gusenga umunsi wa mbere mbona biraryoshye umunsi wa kabiri mbona biraryoshye hari muri covid twarihishaga tukajya mu ishyamba ahantu tugasenga n'abandi bantu covid ikomeye cyane nuko mbona biraryoshye ngenda nza gahoro birangira njemo neza ubu ndashima Imana bihabwa icyubahiro. covid ituma winjiramo neza yarafashije kuko n'ubundi covid itarabaho yangiraga inama kuko twabaga mu gipangu kimwe akambwira ati uri umumama mwiza wabona umugabo kwitaho kandi mwiza kandi ukunze bino bintu ushatse wabire kugakizwa ukakira agakiza ngiye nkumva sinzi ibyo arimo ambwira ariko kubera Imana nyine na bya bihe bibi ndavuga ati se ubundi covid iraje ko ntajya muri ibyo ngibyo nta nzira nabona kandi n'ubundi nkaba ndya iyangaburiye muri iyi corona ntiyazahora ingaburira n'ikindi gihe niho nafatiye umwanzuro wo kubireka.
Solange agize gutya abakiriya agakiza yinjiyemo neza cyane, amaze kugeramo yumvise bimeze bite? sinzi uko nabivuga, ni ukuri habamo umunyenga, biraryoshye, ahubwo n'abataraza mbashishikarije kuza, ni ukuri biraryoshye, bimeze neza. Uyu munsi mu gakiza kuri Soso, reka tuvuge mu butumwa ashobora guhereza cyangwa se ubuhamya ashobora guhereza buri muntu wese, akavuga ati nyaboneka nimba utarinjiramo ngo ugume mushyitsemo ikirenge, ibi bintu ushobora kuba uri kwibeshya. Reka twumve uburyohe bwabyo kuba muri Yesu. Yego. Iyo ugitangira birakugora, kuko kujya kwihana bya mbere nibyo bintu byangoye. Narahagaraye ndavuga ati nihana abantu baraseka, numva ndatitiye. Noneho Imana ni umukozi w'umuhanga cyane, n'igihe babanjirijeho mikoro, nuko bambanzirizaho mikoro, bamaze kumbanzirizaho mikoro ndangije ndatura nyine ndavuga, ariko numva ndasisumira ati mugende mu musengere, bagenda barasengera, numva ndejejwe nyine, ndagumye ndasenga, none Imana ikajya igenda ikora. Wasengaga uvuga iki? Njyewe ntabwo ngiye kubeshya, dore ikintu namye nsaba Imana, nari amasaha nkisaba Imana mba nyisaba ko izafasha mu gakiza kanjye, sinzateshuke, nzakagumemo nkomeye shikamye, umva buri kimwe cyose izakifashemo. Nkongera nkayibwira ati nanone kwibana ntabwo ari byiza, uzampe n'umutware ujye ufasha tuganire, mubwire ati se sheri iki ko cyagenze gutya, ibintu ko bimeze nabi, mbimubwire. Ibyo bintu ko ari ibintu ndabisengera, ubundi nkasengera kuzarinda mva mu mwuka mpumeka w'abantu, ntibere mu gakiza kuko harimo umunyenga. Soso, reka tugaruke ku kintu kimwe numvisemo kijyanye no kuba yabona umufasha, ariko biragoye kwemeza umuntu wabaye muri ubwo buzima kuko ko wahindutse, kandi nanone ukibaza ati se umufasha nkeneye ni umufasha nawe uteye gutya. Kuri Soso bimeze bite? Reka mbanze nkusubiza akambere, uravuze ngo ni uwuhe mufasha wakwemera ko umuntu wahoze muri ubwo buzima yakijijwe? Yego, Imana yankuruye ikanjyana mu bana bayo, ikankura ikuzimu ikanjyana ibuntu, ni nayo izafata uwo muntu ikamuzana akambera umufasha. Ibyo byose ndabikeshayo. Ndi kukubwira ngo n'aya masaha no kuba umuntu najya kubona nkabona arampamagara arambwira ati nkuguriye kawunga y'abana, niyo, kuko uwo muntu uba uyinguriye ntabwo anzi, niyo mbikesha. N'ibindi rero bisigaye nzi ko izabikora. Urongera uravuze ati umuntu yanyizera ate? Umuntu wabaye muri ubwo buzima uzabwa imyaka ingahe, yakiriye ABCD, kuri uyu munsi Soso ari Imana ishobora byose, uwo Imana izampitiramo izanabimwemeza, kuko genda umwana w'umuntu sinabimwemeza, ariko yo ubwayo izabimwemeza. Solange amaze gukizwa, yinjiye mu gakiza, Uwiteka aramufashije, biranakunze kuko hari ababyinjiramo bikanga. Yego. Kuri uyu munsi ni ubuhe buhamya, ni ubuhe butumwa ugeza ku bandi bakoraga umwuga nk'uwawe? Yego. Ariko nanone hari ubutumwa nanone ushobora kuba wabwira rubanda muri rusange, uvuga ati ikindi ku mutima ni iki? Ababona Solange wari umuntu nk'uyu, n'ababona arenda irindi zina rishobora gukora umwuga nk'uwo nakoraga, nyaboneka arimo gacira urubanza abantu nk'abo, bimeze biti? Abantu bakora ibintu bijyanye n'ubusambanyi ntabwo ari bo, ni ubuzima pe. Abo bo Imana sinabatera ibuye n'ubuzima, kuko ukuntu habamo ubuzima bushaririye ntawabikora bimunejeje, abagira ngo birengere. Ikindi cya kabiri nabashishikariza kubivamo. Sinavuga ngo nzatera intambwe ngende sengera umuntu, kuko hari n'ushobora gusengera atabishaka akaba yanakubwira nabi, ariko ngiye mu masengesho ya buri munsi nzajya mbasengera, Imana izabasanga ibatabare. Mu buzima bw'ubukristo n'iki ubona cyahindutse mu buzima? Ikintu cya mbere cyahindutse ni ukuba
mbasha kuba ndi kumwe n'abana banjye turi kumwe twicaranye turimo tuganira, ariko ubundi ntabwo byabagaho kubera stress zo kuba naraye mu gasozi nkaza afite ibitotsi nkeneye kuryama, abana baraba umukozi. Ariko ubu ngubu mbasha kuganira n'abana banjye tukaba turi kumwe, twaba tugiye no kubwirirwa ni urugero, ariko tukaba turi kumwe tukavuga ati yenda turarya iki kijumba kimwe turakigabagabana uwa bane, abana banjye batatu n'umukozi turakigabagabana kidukwire, ariko ndi kumwe nabo. Icyo cyo ndagishimira Imana nacyo, kuba abana banjye mbasha kwicarana nabo bakambona nijoro tukaryamana ntari bubyuke ngo ngiye ahantu. Ni byiza cyane, ndabishimira Imana. Solange w'umukristo uyu munsi n'iki wishimira? Nishimira ko nubaka akanya nubwo nataha nakwakirwa mu bayo. Hanyuma muri ubwo buzima bwose hari abagubonye, hari abagiye kukubona, n'iki uvuga ati nibura nubwo byagenze gutya ariko hari aho ngeze niteza imbere, ariko nanone haracyakenewe kabisa. Ntabwo ndabashimiye, shimira abantu bari muri Australia, umva si ubwo koko ni ibihugu byose ndabashimiye, mbasaba umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana ibasubirize aho bakuye. Ubu mfite utuntu ndi gukora nubwo tutari twishi, ariko akantu nabasha gukoraho isabune nakabona. Ibyo ndabibashimira, nkabishimira n'Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Nakoreshaga telefoni ya WhatsApp, nari narayiguriwe n'abantu bo mu bihugu byo hanze, nari narayiguze amafaranga 150. Ako ka business rero bashingiye na kabotike karimo udukara, agaceri, agasukari, utwo tunyanya, ntago ari ibintu birenze, ni ibintu nikuriraho nk'igihumbi 2, ariko nanjye nkabirya. Igihe umwana ariraga nyakabombo sinyibone, ubu ngubu nanjye nkora ahantu gutya nkazana akabombo nkakamuhereza. Ikindi cya kabiri, agaciro Uwiteka yasize yakoresheje n'abana biwe bakasiga no kuba afite ikintu mbarizwaho. Nuko baje kungura telefoni rero, kuko abantu bari mu bihugu byo hanze nta kuntu yakubona udakoresha telefoni ya WhatsApp. Bangura telefoni y'ibihumbi 150. Muri ako kantu k'aka business ndi gukora, naje kuyirambika hasi ndi guha umukiriya amakara, barangije barayintwara. Naje kwibuka ko ya telefoni nari nayirambitse ahantu nk'amasaha 3 yarashize, ngiye kuyireba, ngiye kureba mu gaturuwara ahantu ushyira amafaranga, ngiyemwo nibuka ko nari nayirambitse hejuru kuri kotwari. Ndayihiga ndayibura, dukurikirana uwo mwana wari waje nyine kugura amakara, atubwira ko ntayajyanye. Umva ndagumye ndashakisha, ndayibura burundu. Ubu rero hari abantu bambuze b'inshuti zanjye, nta kindi cyabiteye nuko nabuze telefone. Kandi mu ka business ndi gukora, bavandimwe banjye, inshuti zanjye mwampaye, ndamutse nkozemo 150 nkagura telefone, wa mugati w'abana ntiwazongera kuboneka. Mugati w'abana byaba birangiranye nawo, sinazongera kubona. Zanjye sombi nakongera nkazisubiramo, kuko inzara mbonye abana bangiri kubica byanga bikunda, burya nta ucumura yashakaga gucumura, nakongera nkabisubiramo. Nicyo cyatumye ntagura indi telefone. Ndavuga ati byanga bikunda, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yakoresheje bari abana b'Imana bakangurira telefoni, bakampa icyo najya nkuraho irindazi nkahereza abana banjye, nta muntu nkoresheje. Izongera ibakoreshe, hagire uwakongera afashe angurire telefone. Kugeza na n'isaha bakunzi banjye twagiye duhurira ku macano atandukanye hirya no hino. Dore telefone ndi gukoresha bayita gatoroshi, bayita gatoroshi. Nakangaka ndi gukoresha, ndabizi neza ko abakunzi banjye bari bubibone, bari mu bihugu hirya no hino hatandukanye. Ako ka message kamugeraho, ako ka message kabageraho mukafasha. Aka nimero kanje ni 078 00 46 0 25 078 00 46 025. ongera ibasubiriremo, ni 078 00 46 0
25. Kabaruye kuri nde harya? Kabaruye kuri njyewe. Oya bibutsa amazina. Kabaruye Uwamahoro Sophie. Kabaruye kuri uwamahoro Sophie. Ako kanimero kabaruye kuri uwamahoro Sophia. Ubwo wumva hari uburyo ki ushobora kuba wakongera ukamufasha, nyaboneka niba waramukunze ukaba ushaka kongera kumuvugisha cyangwa se kumutera inkunga, akabona agatelefone cyangwa twajya tuvuga ngo ni bene ngango. Nukuri baba bakoze kandi Imana izabasubiriza aho bakuye. Nukuri. Sophia, dusoza reka mvuge ngo komera kandi ukomeze ushikame mu gakiza, kandi Uwiteka akomeza guhundagazaho imigisha. Burya intama yazimiye iyo ibonetse byanze bikunze umushumba arishima. Nukuri kw'Imana. Urakoze cyane. Imana yahabwa icyubahiro kandi namwe Imana ibaha umugisha. Suhuje abantu bose bari mu bihugu bitandukanye, abanze n'abatanze. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane, nari mbakumbuye.